waba uzi umumaro wa pome? Waba uzi se ibyo yongera cyangwa se igabanya mu mubiri? Cyane cyane abagabo nimwe nzaniye iri banga kugira ngo musobanukirwe neza imbuto zimwe na zimwe mugomba gukoresha, maze ingufu nazo zikaba zakwiyongera. Wowe mugore se ni iki cyangwa se ni izihe mbuto waba utegurira umugabo wawe kugira ngo nawe abashe kugira akanyamuneza? Kurikirana iki kiganiro. Umuntu wese akunda pome kandi inyungu zabo nta gushidikanya, inyungu z'iyo pome ni nziza, buri wese rero arabizi. Ariko ntabwo abantu bose bazi urugero pome ifitemo imiti runaka, ingaruka z'umuti mu rurimi rw'inzobere. Reka tubikurikirane. Pome igabanya urugero rwa cholesterol mu maraso. Iyo cholesterol nibyo ngiye kubasobanurira ukuntu iyigabanya, kandi mwese mukurikirane. Byose bijyanye na pecte na fibre. Pome imwe nini yo hagati hamwe n'igishishwa kirimo garama 3.5. Fibre ni ukuvuga hejuru y'10% y'agaciro ka buri munsi ya fibre isabwa n'umubiri. Pome idafite igishishwa kirimo garama 2.7 fibre, molecule ya fibre idashobora gukomera ifata cholesterol kandi igatera gusohoka mu mubiri, bityo bikagabanya ibyago byo guhagarika imitsi no gutera umutima. Pome irimo kandi fibre soluble yitwa pectine, ifasha guhuza no guhanagura cholesterol irenze ikorwa mu mwijima. Abashakashatsi bagaragaje ko kurya pome 2 ku munsi byagabanije urugero rwa cholesterol ku kigero cya 16%, no kurya pome imwe hamwe n'umutwe muto cyangwa muto w'igitunguru hamwe n'ibikombe 4 by'icyayi kibisi byagabanyije ibyago byo kurwara umutima ku kigero cya 32%. Kurinda kanseri, ibyo byose ni imimaro ya pome. Igishishwa cya pome kiri hejuru ya antioxidant keriste hamwe na vitamine C irinda radicals y'ubusa kwangiza umubiri. Bitewe na pecte, pome nayo yunguka imbaraga zayo zo kurinda. Abashakashatsi bemeza ko pectine ibasha guhuza ibintu byangiza nka gars na arsenic byinjiza mu mubiri bikura mu mubiri. Fibre idashobora gushonga muri pome irinda kuribwa mu nda no gusohora ibintu byangiza umubiri, bityo bikagabanya kanseri yo mu mara. Pome ifasha mu buryo bwo gusya, hari uburyo bwo gusya ibyo wariye cyangwa se n'ibindi. Fibre nk'uko byavuzwe haruguru irinda kuribwa mu nda. Pectine cyangwa se pecte ivura impiswi. Ubusanzwe pome ifatwa nk'umuti mwiza usanzwe wo kutarya. Harimo impamvu zibitera. Pome irimo acide ariko na tartarike ifasha igogorwa. Byongeye kandi pome ikomeye
ku budahangarwa bw'umubiri kandi igafasha kugumana urugero rw'isukari mu maraso. Pome ni byiza kurirya ari mbisi, ariko nyuma yo guteka gato bigumana intungamubiri nyinshi. Pome nyinshi muri iki gihe zifite ibishashara hejuru, bityo ubisuzume mbere yo kurya kugira ngo ukure ibishashara ku ruhu. Gerageza kutagabanya igishishwa kuko kirimo pectine na fibre nyinshi. Rero igishishwa ni ingenzi cyane inshuti zanjye, kuyirya kandi mukurikije ibyo ngenda mbabwira n'inama mba nakomeje kubagira. Ni byiza rero ujye wibuka ko kuba warya pome ebyiri cyangwa se ukaba warya imwe ku munsi ni ingenzi cyane. Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza, pome ifite umumaro munini cyane mu mubiri, mu igogorwa ndetse no mu ngufu zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Yes, ni Shata Mukazi, ndabakunda kandi nishimiye ko mukomeze gukora subscribe, comment na like kugira ngo dukomezanye twese tugezwaho ibyiza nk'ibi. Wonderful. Dukomeje tubagezaho ibigendanye na pome, reka nkomeze mbabwira ingaruka ku mubiri. Ni ubuhe buryo bwo kugabanya ibiro hamwe n'umutobe wa pome? Ibyiza n'ibibi reka tugende tubikurikirana. Birashoboka kunywa umutobe wa pome mu gihe cyo gutakaza ibiro? Ni gute kandi umutobe wo kunywa kugira ngo ugabanye ibiro? Uwo mutobe wawunywa gute kugira ngo ugabanye ibiro? Ukoresha umutobe wa pome nk'urwego rw'imirire mu bisanzwe usabwa n'abamaze kugerageza ubu buryo, hanyuma umanura ibiro bike. Umutobe wa pome ukoreshwa nk'umusemburo w'ibiro bisanzwe kandi wemere ko bizagera ku byo wifuza. Ariko abashakashatsi benshi bamaze kumenya amaherezo mu kubahiriza umutima kandi nta kindi. Ingaruka ku mubiri sasa reka tuzigereho.